tuhuze abaduteze amatwi muri kano kanya. Ndabasuye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana, umugisha uva ahera ho mu ijuru, umugisha abantu bagatanga utangwa n'Imana. Imana uva asendegezeho abari kure, abari mu mahanga, abari mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabasuhuje rero, Imana ibambere umugisha. Imana rero ikomeze ibarinde kandi bakomereze amaboko, ibashyire no mu bwihisho bwayo muri iyi minsi iruhije. Nabasuhuzaga rero, Imana ibambere umugisha. Makuru cy'iyi minsi uri kubibona gute? Urabona bimeze bite? Batubwiye ngo iminsi yaruhije niko uvuze, ariko se iruhije gute ko twebwe tutabibona? Iraruhije mu buryo butandukanye, hariho n'uburwayi bukomeye. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi kandi duhaye n'ukaze umuntu wese tugiye kubana nawe muri kano kanya kugira ngo aze twumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni umwana w'Imana Oliva tugiye kubana nawe muri kano kanya. Nkurakiye kumva ijambo ry'Imana, nkurakiye kumva ubutumwa Imana yashyize ku mutima wa Oliva. Reka tugusabe noneho usenga Imana, nyuma yo gusenga Imana ukomeze utugezaho ubutumwa bwose uko Imana yabuguhaye kandi uko umwuka agiye kukuyobora. Reka rero usanga uri Imana ishoboye byose, urera kandi urakiranuka, uracyari ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Masanga turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe, waraturinze muri iki cyumweru tugeze uyu munsi. Mwami, tugihumeye ku bw'abazima. Hari benshi batambutse, hari benshi batacibuka muri iyi si. Ndagushimiye kuko twebwe waturinze, kuko waturindiye imiryango yacu, urinda data wa twese, igihugu cyacu, umucunguzi mwiza aricyo twicayemo tuvugiramo ibyawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nahageze rero imbere yawe, ntaco gico Mwami, icyubahiro cyanjye reka kigwe hasi. Mana, hagaragara icyawe. Ndahamagaye imbaraga zawe, ndahamagaye ikiganza cyawe, ndahamagaye amaraso yawe Yesu niyururuke ku buzima bwanjye. Mana, ndasenze, undinde ivangirwa, undinde kuvuga ngo uravuze utavuze. Mana, mbohoje ikirere kizima, ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi, mu izina rya Yesu Kristo. Izo zose Mana turazitatanije. Mana, abadayimoni b'uburyo bwose, abadayimoni b'umwijima, turabasenye mu izina rya Yesu, kuko uri umukozi w'umuhanga. Reka uduhagareho, ntaba ari twebwe Mwami. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndasenze muri uyu mwanya Mwami, abadayimoni bajya guhora ku miryango yacu, ku ngo zacu, Mana dukubise hasi. Ndasenze, nsengeye imitima ya benshi igiye kumva iri jambo. Mana data mwiza, ko ijambo ryawe rirera, ryabayeho tutarabaho. Ndasenze kugira ngo imitima y'abantu benshi bahe kumva, amatwi yawe yazibure mucunguzi, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntaba ari twe rero Mwami Imana, tugiye mu kanya kumva ijambo ryawe, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Imana yacu rero idufashe, itugirire neza. Tugiye kureba amagambo ari mu Byahishuwe 6, ubwo tugiye kubanza twasoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi ry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 2. Numva ikizima cya 2 kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo 1, n'ingero 3 na sayiri zigurwe idenariyo 1, naho amavuta na vino
ntugire icyo ubitwara. Reka dusome n'aya magambo ari muri Malaki ibice 3 umurongo wa 19 dusome na 21. Hava ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uzabasigira mu umuzi cyangwa ibishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu. Ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amagambo y'Imana. Haleluya! Imana yacu tugirire neza. Amagambo y'Imana arakomeye. Ijambo ryatubwiye ngo hazabaho umunsi uteye ubwoba, ku munsi w'imperuka. Uyu munsi w'imperuka ntumaze ngo ni ryari, n'ubu ngubu twicaye mwumva ijambo ry'Imana turi ku Musaraba TV. Umunsi w'imperuka waza. Uyu munsi w'imperuka nta mwana w'umuntu wuzi, ndetse na Yesu ubwe ntabwo uyu munsi awuzi, ariko hagiye kuzagera igihe impanda ivuga, impanda y'Imana, Imana ikarangurura, hazabaho umunsi uteye ubwoba. Abantu benshi bazajarajara, abanyabyaha benshi bazashaka aho bisha, ntabwo bazahabona. Imana yacu nidufashe tugirire neza. Abantu benshi bazashaka uko bihisha ntibabibone, hari bazavuga bati imisozi nitugwire, ntabwo bazigera babibona. Imana yacu nidufashe kandi tugirire neza, itwambike imbaraga. Ariko iratubwiye ngo abakiranutsi izuba rizabarasira, ndetse bazakandagira abanyabyaha hasi, babari bati. Rero Imana igufashe wowe ukiri mu nzira y'Imana. Komeza icyo wahawe, komeza icyo wasezeranijwe, komeza wihangane, urindire we kuva mu masezerano, kubera yuko abantu b'abakiranutsi cyangwa bari ku Mana bazakinagira nk'inyana zo mu ruhongore. Abo ngabo bazagirirwa neza. Imana idufashe. Abanyabyaha Imana ishaka kuvuga, hari abantu benshi bavuga ngo mbese ngo baravuga ijambo ntabwo ari abanyabyaha, cyangwa se bavuga ivugabutumwa ntari abanyabyaha. Mu isi yego ntabwo twaba nk'abamarayika, ariko dutunzwe na mbabarira. Icyo kintu mujye mukimenya, dutunzwe na mbabarira. Niba ari aho ucumuriye, ukwiriye kubyira Imana ngo mbabarira. Ntabwo ukwiriye gukora ibyaha ngo bigotomere ugwize ibyaha muri wowe. Oya, Imana ishaka ngo twihane neza, twihanire kureka. Rero uwo munsi uteye ubwoba ugiye kuza, uzaba uziye abasinzi, abasambanyi, abanyabugugu, babandi babeshya, babandi bica ku mitima batavuze, abanyamujinya, abanyaburakari, babandi b'abagome, babandi basenya umurimo w'Imana, babandi bangana, babandi b'abagome, abagira kwibuka mu mitima yabo ntibagire kubabarira. Abo ngabo Imana yatubwiye kwije. Yewe rero muri iyi minsi wa mubyeyi we niwe uri kubwirwa, wa mugabo we ijambo rikugezeho niwe uri kubwirwa, wa musore niwe uri kubwirwa, wa muvugabutumwa we, wa muhanuzi we, wa mupasiteri, wa mushumba we, waba ukomeye waba uri mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Ijambo ryatubwiye ngo umunsi w'Uwiteka uraje kandi urasohoye. Umunsi w'Uwiteka ntawe uwuzi, waba uryamye umunsi ukatugereraho, ahubwo ni uguhora twiteguye ko atazi umunsi n'igihe. Guhora twiteguye rero ni ukwanga icana igisa n'ikibi cyose. Waba uteranye mu materaniro ukirinda, waba uri mu bantu baganira mu biganiro no mu nama hose, aho ngaho naho turahacumurira tukirinda. Umuntu yabagusuye iwawe wirinde, uri mu kazi ukora wirinde, uri mucuruza wirinde. Ngibyo by'Imana ishaka. Turi mu ngo zacu, turi mu mariri yacu twirinde, turi mu bana bacu twirinde, mu baturanyi twirinde. Imana muri iyi minsi Imana igiye kuvuga, ariko ntawe uzi umunsi n'igihe. Ariko umunsi uteye ubwoba Uwiteka uraje, niko Malaki yavuze. Imana yacu idufashe itugirire neza. Rero aya magambo yo mu Byahishuwe nayo yatuvugiyeho, itubwira iriya farashi y'umutuku
yo kukura amahoro mu isi, itubwira n'ifarashi y'umukara. Imana yacu idufashe itugirire neza. Abantu benshi bayihesha amahoro, bari kuvuga ngo amahoro ariho. Amahoro ntayo muri iyi si twayabona keretse ku Mana cyangwa Data wa twese. Nta handi twabona amahoro ni kuri Yesu. Imana idufashe kandi tugirire neza, itwambike imbaraga. Reka mbabwire nta mahoro ariho. Ijambo nyamwabyumvise mu byahishuriye Yohana, iriya farashi mbese y'umutuku yo gukura amahoro mu isi mwabyumvise, n'ifarashi y'umwijima mwabyumvise. Imana idufashe itugirire neza. Hariya batubwiye kuntu ingano cyangwa se ibinuza ibisarurwa cyangwa se imyaka runaka ukuntu izajya igurwa, amafaranga amwe n'amwe azaba mbese ari makeya, kandi ibintu mbese bigende bibe ibiciro bibe bikeya bigwe hasi, amafaranga abure. Iri joro naryamye mbona mbese busa naho bukeya, nibaje byinshi bintera n'ubwoba, nabyo mbyibazaho ndetse ndanasenga. Nabonye abantu barimo babagara amasambu yabo, bandi babagarisha cyangwa se basize abakozi mu mirima. Habaho urusaku ruvuga ngo abantu barimo bakorera amafaranga bagiye kujya bafata ku mafaranga yabo bayagabanye, babone amafaranga makeya, cyangwa se ibyo barimo bakora amafaranga ntibayahembwe. Mbona habayeho urusaku rwinshi kuri ba bantu barimo bakorera amafaranga, barimo babajyanye mu mirima ngo bakorere abandi. Habaho urusaku. Nyuma yaho ngiye kubona mbona mu kirere harimo ikintu kigaragara nk'indege. Ntabwo iyo ndege yari isobanutse ngo ibe ari nini ngo umuntu amenye uko ariyo. Mbona iraje iramanuka, ikajya imanuka hasi ikagera ku muntu, nkabona baramusatse, ikongera mu kirere. Yemwe abatuye mu mahanga, yemwe abatuye isi, akaga kariho, ibikomeye birahari. Bivuge ngo ibyo kurya bigiye kuba bikeya, amafaranga agiye guta agaciro. Yemwe abatunzi n'abatangaza ko amafaranga agiye guta agaciro. Yemwe abari mu mahanga murimo mwirukankira amafaranga menshi, amafaranga agiye kuba make, agiye kuba ubusa. Ugiye kujya ugure ibishyimbo, usanga ibishyimbo niba byagura 1000 usanga uri kubigura 10,000. Ariko niba ubasha Uwiteka Imana, umubwiye ngo uwo muntu Imana izamurengera. Nabonye rero habayeho gusaka, iyo ndege irimo yururuka hasi izenguruka, abantu benshi nkabona barimo bareberera, ariko iri kugira iri gusaka. Ibyo yari iri gusaka niyo ibizi, Imana irabizi. Hari ibintu Imana ije gusaka. Yemwe bagabo Imana ije gusaka. Nimusenye kandi mube maso. Abari maso barabireba. Abantu murasinziriye, ntago mucongeze byo gusenga. Abantu muradamaraye, imiceri muri kuyigwizaho, za kawunga mukazigwizaho, amazu meza muri kuyigwizaho, za banki muri kuzigwizaho. Mureke mbabwire, nizi konti yaba mwari muzi yuko bizagegeye zigahagarara. None ku munsi w'Uwiteka uje ko ariko batubwiye mu ijambo, ukaba ukigundiye ubutunzi, Yesu arasanguriye. Nta mahoro hariho, ni ku byahishuriye Yohana yatubwiye. Ingemu zigiye kuba nkeya, ibicuruzwa bigiye guhanika kandi nta mafaranga. Imana idufashe iturengere. Mwababyeyi mwe mumeze mute muri iyi minsi? Bimeze bite? Mugirane ubusabane n'Imana, mwongere mukurure ubwiza bw'Imana. Icyubahiro cy'Imana curuke ku ngo zanyu, curuke ku buzima bwanyu, curuke ku bana banyu. Nimurire muboroge. Iki ntabwo ari igihe cyoroshe. Umusatsi araje, baje gusaka. Tekereza noneho rero, mwaravuga ngo wenda ngo hari igihe nashaka kuza ngo bagasaka ngo mu mazu ngo bakareba. Ntagira umbaza ngo ibyo bari gusaka ni ibiki. Ahubwo wowe uhagaze muri iyi minsi, uhagaze gute? Kwiyo ndege yari iri muri kuza gatoya hakavamo umuntu akajya asaka. Uhagaze ute muri iyi minsi? Imana idufashe kandi iturengere. Abaye Imana yabamenye kera, Imana yabamenye kera bayo. Imana igiye kurengera abantu bayo. Naho ingemu zagura amafaranga menshi,
ikintu usikaye ugura ibihumbi 10, umuntu wubasha Imana, Imana izamugaburira. Yemwe mwe gucogora bubaha Uwiteka Imana, mwe gucika intege kandi mwe kumva ibingingo mukuka umutima, ahubwo mureke duhanga amaso Imana. Imana yihishuye ikintu umuntu agasenga, Imana ifite ukuntu yaturengera kandi nta kizatuba Imana itatumenyesheje. Rero abanyamasengesho, abiringiye Uwiteka Imana, abayanze amaso, ratanaye kubabwira aya magambo, mbarangururira mbabwira ngo isaka rirahari, ibyo kurya bigiye kuba bike, amafaranga agiye kubura. Yemwe abubasha Imana, ngaho mwongeze ibihe byo gusenga kandi bizagera kuri mwe wese, waba uri umusenzi, waba udasenga, waba waravuye ku Mana, waba ubikerensa, twese bizatugeraho. Nta muntu n'umwe igipimo kitazageraho. Mwongeze ibihe byo gusenga. Imana idufashe tugirire neza. Yemwe bahanuzi, mwongeze ibihe byo gusenga. Umugosoza arahari. Izi ntara zigiye kugosora abantu, izitaza mwabahanuzi mwe zikabagosora. Imana igasanga ntacyo muri imbere y'Imana. Imana yarabahinduye ibicibwa. Dusenge kandi nako twegera Imana, twe kuza kubwira abandi vuga butumwa. Natwe ibi biratureba. Isaka rirahari kandi abonye iyo ndege izengunuka, itunguye abantu benshi. Bamwe bari barambye bicariye hasi, mbona barasiganye barebanyeho, mbona hariho gusaka abantu bari kureba hirya no hino. None ku isaka rije nanone nongeye mbasubiremo, mwongere musenge. Aya mezi uyu mwaka ni uwo gusenga. Ibintu bizaba bitunguranye, nta n'umuntu uzamenya uko bigenze. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Yemwe bari mu nsengero muri gusenga, mwongeze ibihe byo gusenga. Akaga n'amakuba ko kaje kakaba gahari, muri gusenga ute? Imana iri kurangurura. Mujye mu nzu y'Imana muvuga ngo insengero zimwe na zimwe zirafunguye. Mujye mu nzu y'Imana mwejejwe, mujye mu nzu y'Imana mukijijwe. Imana insengero nayo igiye kururuka izizemo, ise kureba ibirimo, naho ije gusaka nisanga nta bintu bikwiriye. Igihe kirageze. Imana irimo iri kwegeka inzugi, iri gukinga, ifite imfunguzo. Amaseri iri gukinga imfunguzo, yarangiza ikazifata. Uwiteka Imana yo kuzamura imfunguzo yakinze. Abari gusenga ni mwebwe ndikubwira, musengeshe umwuka iteka. Nubwo muri gusenga ariko Imana ibafiteho umugayo, iri kubareba ikabona ni business mwibereyemo. Muri kujya mu nsengero mumeze nk'abari kujya muri kabare. Imana irashaka ngo mwihane neza, mwongeze ibihe byo gusenga. None ku munsi w'Uwiteka uje mukaba muvuga ngo turi gusenga, muri kujya mu materaniro. Yego mukavuga muti tufite n'ibiterane. Yego, none ko mu nsengero Imana ije gusaka. None bimeze ute abashumba? Bimeze ute abatambyi? Bimeze ute yemwe abari gusenga, abari guterana? Bimeze ute yemwe abari gusengera mu ngo zanyu, abari gusengera mu mitima yabo? Muri gusenga mute? Mureke kuryarya Imana. Imana idufashe tugirire neza, itwambike imbaraga. Idufashe itwambike imbaraga. Twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu, tongeze ijambo rye rizima. Amen. Imana itugirire neza. Yesu Kristo, haleluya. Imana itugirire neza. Yesu, Imana itugirire neza. Ukwa gatandatu Imana iraranguruye. Yemwe ni musengeshe umwuka iteka. Muri kuvuga ngo mwarabatuwe rwose n'ijambo ry'Imana. Mwabatuwe gute? Imana itugirire neza. Uyu mwaka uku kwezi kwa gatandatu ni musenge cyane. Uku kwezi kwa gatandatu Imana iri kumbwira ngo ni musenge cyane. Imana ibagirire neza. Mbega impanuka, Yesu we, impanuka ukwezi kwa gatandatu no kwa karindwi. Mbega impanuka zibaye nyinshi, imirambo zibaye nyinshi mu mihanda. Ni musengeshe umwuka iteka. Aho imbere ndabona imirambo nyinshi. Ni musenge muri ubugingo bwanyu. Impanuka zibaye nyinshi mu mihanda. Yemwe abagendera mu mihanda ndi kurangurana ikimana iri kumbwira ngo mbabwire
mbabwire kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi impanuka zibaye nyinshi. Imana itugirire neza, Imana itwambike imbaraga. Yemwe afite ibinyabiziga nimusenge, harimo benshi Imana igiye gutambutsa bitewe n'impanuka zibaye mu mihanda. Yaba ufite imodoka, bamwe bagiye kugendera muri izo mpanuka, abari kugenda n'imodoka bicayemo, impanuka zirabatwaye. Imana yacu itugirire neza. None ko musinziriye, yemwe bari muri bizinesi mutarimo muri gusengera ingendo, musenge cyane, impanuka zibaye nyinshi. Imana ibagirire neza. Yesu Kristo, Imana ibagirire neza. Mwabasambanyi mwe, impanuka ko zibaye nyinshi, ubusambanyi bwawe Imana ikayigusanze mu muhanda. None niba Uwiteka Imana atambutse ukaba ubaye umurambo, ubusambanyi urabunyuza hehe? Yemwe wabasinzi mwe, umusinzi ugenda muri kabare yarangiza akagenda mu muhanda, impanuka kwigusanzemo, ubwo businzi urabunyuza hehe? Yewe munyamasengesho usenga ukuzura umwuka wera ugahanura, ariko ukaba ufite inzoga, ubusinzi imbere y'Imana. Imana yararakaye. Impanuka zibaye nyinshi kwezi kwa gatandatu mu gusengera cyane ukwa karindwi, impanuka zibaye nyinshi. Imana iri kumwe ngo mbabwire yuko imfubyi zibaye nyinshi, abapfakazi babaye benshi, abagabo benshi bagiye gusigarana abana batoya, ababyeyi benshi mugiye gusigarana imfubyi. Musengeshe umwuka iteka. Imana idufashe tugirire neza. Hari ikintu kigiye gukorwa muri iyi minsi abantu bari mu rujijo. Hari ikintu kigiye kuba, hari ikintu kigiye gutuma abantu bahinda umushitsi, bahindukirira Imana. Kandi mureke mbabwire ukuntu ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi, kwa munane n'ukwa cyenda kugeza mu kwa 12 hari ikintu gikomeye. Uwiteka mbabwire mwongeze ibihe byo gusenga. Hari ikintu Uwiteka Imana nyiganyije, hari ikintu Uwiteka Imana nyiganyije. Muzakirebesha amaso, amatwi benshi baza umva, muzafata ku matwi muzumirwa, ntagira umbaza ngo ni igiki. Imana ikumbwira ngo nururutse kandi nawe uzankoma mu nkokora, kuko Uwiteka Imana yamaze gusenya. Ariko niyo mwasenga ntabwo ikintu cyakurwaho. Hari ikintu Uwiteka Imana nyiganyije kandi ahiritse, muzabirebesha amaso yanyu. Imana itugirire neza, twambike imbaraga. Inzara irahari, abantu bagiye gusonza, abantu bagiye gufata imikandara bamwe ntibakwire, bandi bazakenyeza imishumi. Yesu Kristo, inzara irahari. None muragira inzara y'ijambo ry'Imana, mugiye n'inzara yo mu mubiri. Murumva bizabagezahe? Benshi bagiye kwifata ku matama, bandi bigunge. Umva reka mbabwire, utuzi twinshi tugiye kuhava. Abubasha Uwiteka Imana niba bagiye gukora akazi, ariko wowe uri ku kazi, Imana igiye kunyaga utuzi twa benshi. Niko Uwiteka Imana ambwiye. Waba ukomeye utubasha Imana, Imana iraje. Imana ibagirire neza, bambike imbaraga. Yemwe babyeyi mufite abana, musengera abana banyu. Yemwe babyeyi babyaye, musengera urubyiruko rwanyu, musengera urubyaro, musengera abana batoya. Naho harimo impfu nyinshi, impfu z'intungurano zirahari. Musengera abana babyeyi mwabyaye, musengera abana. Imana ibagirire neza, bambike imbaraga. Nabwira abantu bafite ingendo muri iyi minsi muri ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi, abantu bafite ingendo barimo bari kurira ngo bakeneye ibyangombwa byo kwambuka. Yesu Uwiteka Imana arimo ashira bariyeri imbere yanyu. Imana iri kumwe ngo nimubanze musenge, nimumara gusenga mubone kwambuka. Ariko umuntu urupfe kwambuka atabanje yasenga Imana, ikizamuho ntakavuye ngo Imana ntabwo yamubwiye. Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Reka Imana rero idufashe itugirire neza. Mesaje nayo babwiye mwayiteze amatwi. Rero Imana idufashe, Banyarwanda, Imana idufashe
twongeze byo gusenga, impfu zitandukanye zirahari muri gihugu cy'u Rwanda. Imana itugirire neza, muhora mubikerensa. Imana iratambutse, Imana iratambutse, Imana iratambutse. Hari ikintu umva, hari ikintu gikomeye. Imana iratambutse, Imana iratambutse. Imana itugirire neza. Hari abantu bagiye kujya barara uburinzi batari buhembwe. Abantu bamwe bagiye kurara uburinzi bugaragara nk'irondo batari buhembwe. Imana ibagirire neza. None ubu burinzi mugiye kujya murara mutari buhembwe, musenge. Imana ibagirire neza. Ryo ni itangazo ry'Uwiteka Imana. Reka rero Imana ibambere umugisha. Ubwo Yesu azaza, azasange duhagaze abanyamasengesho, dusengesha umwuka iteka, twe gucogora gusenga. Iki ni igihe cyo kudacogora gusenga. Yeremiya we 33:3 yari akinyanijwe mu nzu y'imbohe, ariko ijambo ry'Imana mu byango ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije utamenya. Iki ni igihe cyo gutabaza Uwiteka Imana uyu mwaka. Reka dutabaze, Imana ibafashe kandi bagiriye neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muririmbiri horaho, Yesu ari hamwe natwe, tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Amen. Amen. Oliva, turagushimiye ku butumwa utambukije, ariko kandi bukomeye butoroshye. Hari abantu benshi bagenda bakurikira ubutumwa, ariko kandi bakabifata nk'aho ari iterabwoba. Wenda abo bantu basubiza iki muri kano kanya mbere yuko tukurekura? Nta terabwoba riba ririho, kandi ubutaha navuze ku ijambo ry'umurinzi cyangwa se kuvuza impanda. Rero bujya Uwiteka Imana yavuze ati burira ubwoko bwanjye kugira ngo bubashe kunyumva, nimumara kumva buve mu nzira cyangwa se bwihane burokoke ubugingo bwabo burokoke. Ugomba kurangurura kugira ngo abantu bataza kugwa mu moshya, kandi wabibwiwe amaraso yabo ukazayabazwa. Rero nta terabwoba ririho. Nababwiraga nanjye nibwira, ubundi twese biba bitureba, ariko rwose nta terabwoba riba ririho, ahubwo twongeze ibihe byo gusenga. Umwana iyo yifashe neza kuri se, niyo yaba yacumuye kajana, niyo yaba yamuhemukiye, akavuga ati papa data mbabarira. Umwana iyo yapfukamye agasaba imbabazi, ise ahera akavuga ati mwana wanjye ndakubabariye ntuzongere. Rwose niyo yabafashe n'inkoni ahita yirambika hasi, akavuga ati umwana aciye bugufi. Ukabona umwana arize cyane akiziringa no kuri se, ntago abakimukubise. Natwe rero twizirike ku Mana yacu, tuyibwire ngo Mana tubabare, twaracumuye, ibyago n'amakuba Imana irabiturinda. Nababwiye ngo ubashe Imana, Imana igiye kugira ute kurinda. Yego, abantu rero nibongere bubaha Imana bundi bushyashya. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije, ariko kandi tujya dusatira n'umusozo w'ubutumwa Imana yatugeneye kuri uyu munsi. Reka mvuge ngo nimba hari icyo waba wisobwe wenda ukaba wakibagiwe, tuguha umwanya ugitambutse, ariko nusanga nta gihari uraduha nimero za telefone kugira ngo ushaka abe yakubona, ubundi udusengera Imana. Ni karibu. Imana rero ibahe umugisha cyane. Ubutaha hari umuntu wigeze guhamagara avuga ngo umuntu wo gusengerwa yari afite uburwayi. Turasenga, ari no kuri telefone, anigiye yavuze ati nazaza kugusura. Ugeze hariya mu Rwangeri, hakurya ari mu Rwangeri ho hakurya, ukuntu bahita ni kuhibagirwa, nta kwibuka neza ko yavuze ati nzagusura. Habayeho gusenga, ikintu cyafashe ibere kiraturika,
ntabwo yashoboraga gukora, ariko yaratangiye kugira ati ndimo ndi kugenda nkora uturimo tumwe na tumwe, ariko ubutaha Imana kuko nagiye mu bwanti ni ukwihana neza, ukihana neza, ukihanira kureka, ariko Imana ejo bundi yaramucuye baramushinguye. Mwitondere imvugo y'Imana. Imana iri guhamagara umuntu ikamuha ubugwayi bwo kugira ngo yezwe yihane neza, ikazana mukanguzi ibona Oliva nta kwihana mfite, ikazana mukanguzi kugira ngo bansengere nezwe. Rero nyabuneka mwe bukerensa iby'Imana. Iyi minsi nta santima Imana ifite, abaye Imana yabamenye kera. Niba uri umuntu w'Imana ifite ikintu izagufatisha ku buryo uri umunyabugingo, ubugingo bwawe Imana izaburokora. Imana rero ibahe umugisha, twongeze ibihe byo gusenga. Ntabwo byoroshe, nabwiye ababyeyi nanjye mfite urubyaro, dukwiriye gusenga tukaba maso kugira ngo abana bacu nimba ari abo kwezwa koko ari abageni beza, ntabwo twakuraho umugambi w'Imana. Imana idufashe tugire neza. Nomero ya telefone ni 0788200453. Reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana yera, Mana y'inyembaraga, Mana y'ububasha, ndagushimye kuko abayo kurangurura kwawe ntabwo aba ari njyewe Mwami. Ndakwinjiza kuyangura ijambo uriherekeze, kandi ubuhanuzi ubuherekeze, n'ubutumwa wanyeretse Mana uyu munsi ubuherekeze. Sengeye imitima ya benshi yumvise data ubutumwa Mana, ubane n'abantu benshi, kandi Uwiteka bakwikomeje ukomeze ubambike imbaraga. Izina ryawe rihabwa icubahiro Mana data wa twese. Ndakwinginze kugira ngo Mana utwimane muri iyi minsi igoye, kandi Mwami Imana yacu ndasenze kugira ngo urengere isi yose, urengere igihugu cyacu n'abagituye bose, kugira ngo izina ryawe icubahiro. Natwe rero kandi tugire neza, kandi ukomeze wagure ivugabutumwa ryawe mu izina rya Yesu. Natwe rero tugire neza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakoze. Amen. Imana iguhe umugisha Oliva, tuzasubira ubutaha. Amen.